Yesu n'uyu munsi wa none aracyari ibuye wakwegekaho umutwe ukaryama ukagira gute? Sinzira. Bishoboka ko urugo rwaba rukumereye nabi, bishoboka ko ubuzima bwaba bukumereye nabi, bene wanyu bakumereye nabi, ku kazi bakumereye nabi, abaturanyi bakumereye nabi, abadayimoni bakumereye nabi, ariko Imana iracyatanga impano. Mu gihe Yesu akiri ibuye, kumwegekaho umutwe ugomba kuryama ugasinzira. Ibintu yari yakoze na mama we yari yamushutse, ariko yari agiye gusarura ingaruka wenyine. Hari ibintu papa na mama bashobora kunshuka nkajyamo, ariko ingaruka nkazazisarura ndi kumwe nande? Ndi jyenyine. Iyo niyo mpamvu itagomba gutuma so na nyoko bakuzanamo ibintu by'inzangano z'amoko zabo, ibintu by'amatiku y'imiyenzi, umurima ngo barengereye. Ntukajye wemera yuko so na nyoko bagushyira mu rubanza rwabananiye, kuko bazapfa bagusige, usigara usarura uburangare n'ubugome bwabo. Ninde wababwiye ko kuba umuntu w'Imana ikimenyimenyi kibiranga ari uko umuntu ahorana amafiriti na makaroni ku meza? Ntabwo ari cyo kimenyetso. Bibiliya ivuga ngo abakunda Uwiteka umutsima ntibazagira gute? Kandi n'amazi yo kunywa ntibazayabura. Bibiliya yigeze ivuga ji. Muve mu bintu by'imirengwe. Imana ntabwirera mama. Imana yasezeraniye abantu bayo ko bazabona imyenda, ariko yigeze ibabwira amoko y'imyenda? Hoya. Igihe Abisiraheli bari mu butayu barimo kugenda, ngo Imana ntabwo yigeze ikora ibitangaza ngo ibahe imyenda myinshi bazaza bagenda bahindura. Igitangaza Imana yakoze, yarazamutse ijya hejuru, ijya hagati y'ubwoko bwayo n'izuba, iyungurura izuba kugeza ubwo imyenda yabo bayambaye imyaka 40 ntiyagira gute? Ntiyabacikiraho. Kandi nta muntu warebaga undi ngo abone ko ahora mu kenda kamwe. Impamvu umuntu andeba akavumbura ko mfite ikoti rimwe nuko mba ntafite Imana. Iyo ufite Imana uhura n'umuntu akubona wahindutse ukundi mu maso. Iby'imyenda nta mwanya agira gute? nta myenda bibonana. Cyo nagira mbabwire ngiki, ni misiyo y'Imana yuko umuntu utishoboye, umuntu wemera ko Imana ari igiye kumubeshaho, imusezeranira ko atazabura ibyo kurya, atazabura n'ibyo kwambara. Ariko kuzana Imana umurengwe ngo urabona ngo ubungo ni gute ngukorera ntafite costume, ngo abantu nibandeba bazagira ngo uri Imana. Reka da. Bibiliya iravuga ngo kuko umubiri uruta ibyo kurya, kuko ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri uruta iki? Imyambaro. Ndabizi neza ko twicaranye n'abantu hano imyenda ishobora kubura ntibajye gusenga. Hari abagore baza gusenga kubera ko abagabo baguze ibitenge bishyashya, hari n'abakobwa bemera gucumura, hari n'abasore bemera kwangirika no kubeshya abantu kugira ngo ase kwemeza abantu mu myenda. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umwenda uyu nguyu w'inyuma ntuzakwibagize kwambara umwenda wo gukiranuka. Ku munsi usoza amateka y'isi, abantu bavuze mwami nyinshi, Yesu azababwira ngo nimumve imbere ntago nigeze ngira gute? Kuko mwabivugishaga umunwa gusa. Kizaba ikinyoma umuntu naramuka avuze ko yizera uwo yatumye, ariko akaba nta mirimo yo gutumwa agize gute? Afite. Ndabinginze, ibiganza byawe reka bibeho kubera Imana, bibeho kubw'abandi, kandi bibeho kubw'umurimo w'Imana. Reka ikofi yawe ubikamo amafaranga ibeho kubw'Imana, ikofi yawe ibeho kubw'imbabare n'abashonji na bene wanyu, ariko nanone ikofi yawe ibeho kubw'umurimo w'iki? W'Imana. Kubera iki? Ku munsi usoza amateka y'isi tuzasigarana ubuhamya n'impinduka twateje mu buzima bwacu, n'impinduka twateje mu baturanyi. Ndasaba Imana ngo wowe wicaye hano umerewe nabi ukamubona imbere utahareba, ndasaba Imana ngo igucire inzira. Wowe ufite ibibazo, ndasaba Imana ngo ikubere ibuye uyiryame usinzire. Wowe kandi ukangutse ukaba ibyaguhiga ubona bigabanutse, ndakwinginze
fata amavuta uyasuke ku ibuye ari ryo Kristo, ubwire Imana ngo Mana, nuramuka unkoreye ibi n'ibi nzagukorera ibi n'ibi. Wongereho ijambo rivuga ngo kubwo gufashwa n'iki? N'Imana. Kandi Imana nimara kukugwiza no kukwagura, uzibuke ko wambukanye inkoni yonyine. Hano hari abantu bahicaye bazamukiye ku kintu kimwe kidafatika, ubu bamaze kugira ibifatika byinshi. Imana yo mu ijuru ibahe kuzirikana. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Gusa nanone nanone sinzi niba ari byo, ariko ndanezerewe kubw'ibihe byiza twagiriye hano kuva nimugoroba. Ariko reka mbanze ndebe, ndashaka umuntu usengera hano, abakobwa 2 n'abahungu 2, baze banyuriremo ibyo twize nimugoroba, ibyo twize mu gitondo n'ibyo twize saa 5. Birampa kumenya iminota ndakoresha. Barabuze se? Nta basore babandi beshye? Abasore 2 n'abakobwa 2. Yego rati, Imana iguhe umugisha. Wabona hari n'umukobwa uravuga ati ibintu bya Bibiliya si ibintu byanjye. Abakobwa babonetse, zana na Bibiliya yawe. Abahungu se ku isi y'abakanzu ugira ngo urababona? Reka da, Inyanza yarabakamuye neza. Nta muhungu wahaguruka. Nta muhungu harira. Amaye. None aba bakobwa ko bari mu bibazo, niko bakobwa ko muri mu bibazo. Rusengero nkuru habura abasore 2 bahaguruka. Abasore 2 baharira b'abahungu. Yabibaye intara ya mbere. Barahari? Ndamubonye Kigali ni Nyanza yakanze ariko ukigerageza. Nawe uraje? Yego, Imana ibahe umugisha. Umuntu wageze hano muri uyu mugoroba gusa, ndagira ngo sinzi nibivuga neza, murakoze. Umuntu wageze hano ubu muri uyu mugoroba, ndagira ngo muri mwe hatore umuntu umwe, haza umuntu umwe atubwire mu ncamake nimugoroba twize iki kandi ni igiki cyagufashijemo cyane. Ninde ushaka kutubwira ku cyane nimugoroba? Yego. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Amazina nitwa Jeannette Dukuzimana. Nimugoroba twize icyigisho cya gifite umutwe uvuga ngo ubwigenge bupfuye. Twifashishije igitabo cyo Kuva igice cyaho cya 32. Ntabwo munyumva? Twifashishije igitabo cyo Kuva mu gice cyaho cya 32. Ikindi kintu cyamfashije cyane mu byo bigishaga ni amagambo 2. Harimo ijambo rivuga ngo ntabwo dukwiriye kwemera ibyo tubwiwe byose, kuko ahantu niho Satani ashobora kudufatira. Ikindi kandi dukwiriye kumenya guhakana, kuko igihe wamenye guhakana. Imana ibahe umugisha. Tugiye kwiga ikindi cyigisho nifuza ko mufata nk'uko ibi bindi mwabifashe, kivuga ngo nuba uri mu bibazo ujye ukoresha umunwa, ariko ibibazo nubisohokamo ukoreshe imirimo. Nuba uri mu ki? Ujye ukoresha iki? Umunwa. Ariko ibibazo nubisohokamo ujye ukoresha iki? Imirimo. Mureke dusenge. Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ijambo ryawe rifite imbaraga kandi turabanyantege nke. Reka imbaraga ya Mwuka Wera imanukire muri ryo kugira ngo itwambike imbaraga. Reka ububasha bw'ijambo ryawe bwinjire muri twe, ubwo tugiye ku birenge byawe twimenyeho ubugoryi, kandi kuguhanga amaso biduhe gukiranuka. Reka muri twebwe habonekemo kongera gukunda ijambo ryawe
no kuryoherwa n'amasezerano yawe. Mu bibazo, mu makuba, mu bigeragezo, iyo twabuze epfo na ruguru dukoresha umunwa cyane, ariko birababaje iyo umaze kudukemurira ibibazo ko dushaka kugushimisha umunwa gusa. Ngwino udutoze kugukunda no kugukorera, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Umugabo witwa Yakobo. Yakobo risobanura umuriganya. Iwabo bari mwise basa n'abikinira, ariko birangira izina ari ryo ribaye iki? Ribaye umuntu. Mujye mwirinda kwita abana banyu amazina mujagaraye, kuko izina hari igihe umuntu kuryigaranzura binanirana. Yakobo yarakuze, akomeza kwitegereza, abona kubaho biramugoye, akazaza agerageza kugira uturimo yigishwa na nyina, ariko Yakobo akabona hari ikintu abura. Nk'uko namwe mujya mubigenza, yasanze gutegereza iby'Imana bitinda, akoresha amanyanga kugira ngo agere ku mugisha. Yari azi ko niyiba umugisha w'umwana w'imfura, nyine azatangira kugenda nk'imfura, abantu bakamubonamo imfura. Ariko ku munsi yibiyeho umugisha w'umwana w'imfura, nibwo yahise agaragarwaho n'ibimenyetso byo kuba mayibobo. Kuko iyo udategereje icyo Imana yagennye, icyo ubona n'ubundi nta kintu kikumarira, n'abantu barakureba bakabona ntusa nacyo, kuko si icyo Imana yakugeneye. Yakobo ubuzima buranga, ndetse igihe cyarageze biba ngombwa yuko umuvandimwe wamuhiga ngo amwice. Yakobo rero akora urugendo, guhaguruka ahunga, ntago yigeze abona amahirwe yo gutegura ibyo ahungana. Ahantu yagombaga kujya hari kure, kugerayo yagombaga kubanza guca mu banzi. Amateka y'ubuzima bwe yari yaramenyereye kwibera hafi ya nyina, yumva yuko atabaho atari kumwe na nyina. Guhaguruka iwabo rero agiye kuba umuntu w'inzererezi, Yakobo byaramucanze. Mu bwonko bwe kubyakira byaranze. Nimureba neza Bibiliya mu Itangiriro igice cya 28, Yakobo ava i Berisheba agenda yerekeje i Harani, agera ahantu araharara buracya, kuko izuba ryari rirenze. Yenda ibuye mu mabuye yari araho, araryisegura aryamaho, agira gute? Arasinzira. Umuntu aramutse akubwiye ngo urakarara ku nzira wisegura ibuye, yaba gututse. Ariko Yakobo byamubayeho bimuviramo umugisha. Kubera iki? Umutwe we wari uremerewe n'ibibazo, umutima we wari uremerewe n'igishinja cy'ubuhemu yagiriye umuvandimwe we. Ibintu yari yakoze na mama we yari yamushutse, ariko yari agiye gusarura ingaruka wenyine. Hari ibintu papa na mama bashobora kunshuka nkajyamo, ariko ingaruka nkazazisarura ndi kumwe nande? Ndi jyenyine. Iyo niyo mpamvu itagomba gutuma so na nyoko bakuzanamo ibintu by'inzangano z'amoko zabo, ibintu by'amatiku y'imiyenzi, umurima ngo barengereye. Ntukajye wemera yuko so na nyoko bagushyira mu rubanza rwabananiye, kuko bazapfa bagusige, usigara usarura uburangare n'ubugome bwabo. Yakobo ibintu yapanze byo kubona umugisha yabipanganye na mama we, ariko nyina aramubwira ati umuvandimwe we ni umunyamahane arakwica, shaka ujya. Umuheto ushuka umwambi, bitari bugire gute? Bitari bujyane. Yakobo kureba ahazaza naho agiye n'uburyo azabaho yarabitekereje biranga, umutwe we uraremera. Sinzi niba namwe mujya mugira ibibazo umutwe ukabarya. Uwo mutwe wari umuremereye rero, yasabye Imana yuko yamuha ibitotsi, kuko Imana niyo soko y'iki? Y'ibitotsi.
ikimenyimenyi, ikimenyetso cyerekana ko Imana mufitanye ibibazo no kutangira kubura ibitotsi. Zaburi ivuga yuko Uwiteka abamukunda abaha ibitotsi bakaryama ntacyo bagize gute, ntacyo bikanga. Wowe nubona wabuze ibitotsi uzabimenye yuko hari ikibazo ufitanye n'Imana. Icyabaye ni iki? Yakobo afata wa mutwe awegeka ku ibuye, araryama arasinzira, arangije aravuga ati oya, kuva navuka ni gute umuntu aryama ku ibuye akaryama agasinzira? Iri buye ntabwo risanzwe. Ariko ibuye yari yegetseho umutwe ni rya rindi Petero yavuze ngo nimumwegere, niwe buye abubatsi bagize gute. Yesu n'uyu munsi wa none aracyari ibuye wakwegekaho umutwe ukaryama ukagira gute, sinzira. Bishoboka ko urugo rwaba rukumereye nabi, bishoboka ko ubuzima bwaba bukumereye nabi, bene wanyu bakumereye nabi, ku kazi bakumereye nabi, abaturanyi bakumereye nabi, abadayimoni bakumereye nabi, ariko Imana iracyatanga impano. Mu gihe Yesu akiri ibuye, kumwegekaho umutwe ugomba kuryama ugasinzira. Akangutse mu gitondo, muri iryo joro yari yabonye abamarayika b'Imana bazamukira ku rwego barumanukiraho. Urwo rwego rwari Yesu, kuko Yesu yaganiriye na Nikodemo amumenera ibanga, aramubwira ngo muzabona abamarayika b'Imana bazamuka kandi bagira gute, bamanukira ku mwana w'umuntu. Nikodemo yahise ahishurirwa yuko Yesu ari we rwego Yakobo yagize gute, yarose. Nimureba neza, Uwiteka yari ahagaze hejuru y'urwo rwego, aramubwira ati ndi Uwiteka Imana ya sogokuruza Aburahamu, sogokuru Aburahamu, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemo nzakiguha ubwawe n'urubyaro rwawe. Amen. Imana iri mu ijuru hejuru y'urwego, hari abamarayika bazamuka banamanuka. Abo bamarayika baraje babona mu mutima wa Yakobo nta mutima mubi wundi urimo, arimo gushaka kwihana no kwiyunga n'ijuru, yamaze kumenya uburemere bw'ibibazo n'ibyaha yakoze. Abamarayika bazamutse mu ijuru bereka Imana yuko Yakobo akeneye kugirirwa neza kuruta abandi bose. Ijuru rero rirareba ribanza kumuha icyo abuze. Araye ku gasozi, ijuru ryasezeranye ko azabona harara, kandi aho aryamye hakazaba gakondo y'ubwoko buzagira gute, buzamukomokaho. Icyo nshimira Imana, iyo byaturenze, iyo byaducanze, iyo twabuze icyerekezo, nibwo itwegera ikaduha amasezerano. Ariko abantu benshi cyakora ukabona abonye imodoka, yarangiza akakubwira ati ejo bundi Imana yarambwiye ngo nubwo ugiye kugura imodoka nzaguhira uti iyo ugiye kugura. Ntabwo Imana itanga amasezerano mu gihe abantu bibashije, ahubwo Bibiliya avuga ngo nutibashije imwongeramo iki? Cya gihe utibashije nicyo gihe uba ukwiye gukoresha amatwi neza, kuko nicyo gihe kiryoshye Imana itangira amasezerano. Bibiliya iratangaje. Imana imaze kumubwira gutyo, Yakobo yumva ibintu Imana imubwiye biraryoshye, ariko yirinze guseka Imana nk'uko Sara yabigenje. Sara Imana yamubwiye ko azabyara umwana, arangije araseka. Yesu wari waje gusura Aburahamu aramuhamagara, aramubwira ati mada usetse iki? Sara imbere ya Yesu aravuga ati nima musinsetse ndarengana. Yesu arangije ati mada urasetse. Sara ati ndarengana ntago nsetse. Kandi Yesu areba ibiri inyuma y'iki y'ihema. Umugore yari yagiye inyuma y'ihema, aravuga ati ariko iki gipindi cy'aba bagabo niba ari n'abashyitsi baturetse tukabakira, ariko ibintu byo kuzana ibintu byo kubyara, ubu turi abantu bangana gutya bo kubyara. Arabiseka. Yesu abwira Sara ati ngwino, igihano nguhaye ni kimwe. Mwari mufite amazina mwateguye muzita umwana muramutse mumubonye, byose nshishijemo umurongo. Umwana uzavuka azitwa Isaka, bisobanuye ngo Imana igize gute, iradusekeje. Igihe umwana yaravutse bose batinye guhindura izina, kuko Imana niyo yatanze iki, yatanze izina. Yakobo nawe hano
Imana yamubwiye uburyo ni umupagasi n'umukarasi urimo kugenda. Imana imubwiye ko imuhaye igihugu, kandi arimo aragenda wenyine. Imubwiye ko azakomokwaho n'ubwoko bunini buzatura aho hantu hose aryamye. Yumva biraryoshye cyane. Yumvise biryoshye ntiyapinga Imana. Yakobo arakanguka aravuga ati nukuri Uwiteka araha hantu nanjye ntago nari mbizi. Aratinya aravuga ati erega aha hantu hateye ubwoba. Aha hantu nta kindi ni inzu y'Imana. Aha ngaha ni irembo ry'iki? Ry'ijuru. Yari aryamye ahantu atazi. We yarazi ko aryamye kure y'iwabo, kure y'abantu bamugirira akamaro. Ariko ikintu cyiza, hari igihe uzaba kure y'abantu ubuzima bwawe bwagucanze, usange bwa buzima bwakwegereje Imana. Aho ngaho niho urwego rwari rugize gute? Rwari rutangiriye. Arangije Yakobo azinduka kare kare, yenda ibuye yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukaho amavuta ya elayo. Amen. Aravuga ati ribuye ntago risanzwe. Nshuti zanjye, nagira ngo mbibabwire, mu buzima bwanyu ukeneye kugira ibuye ridasanzwe. Igihe bubakaga Yerusalemu, bagerageje gushaka ibuye rishobora kwikorera ibiro by'inyubako ya Yerusalemu ndetse n'igipangu kirimo. Amabuye yose bajyaga bazana bayashyiragamo, ubushyuhe bukayangiza cyangwa ubukonje, uburemere bukayamena. Igihe kimwe baza guhabwa inama n'abantu batari abafundi. Abubatsi bagirwa inama n'abatubaka, barababwira batari koko mubona amabuye mwayabuze, hariya hepfo hakaba hari ikintu cy'ikibuye. Icyo kibuye tukaba tukihanaguza iyo turimo kubaka, kandi kiriya kibuye kikaba ari kinini. Mwazagerageje nacyo mukagifata mukakizana mukagikubitaho. Imana yari yaratanze itegeko ko nta nyundo izavugira muri Yerusalemu. Kubera iki? Ibintu by'Imana ntibikwiye kuba gupfundikiranya. Gukubita ibuye nirimara kuhagera uvuge ngo no rifite umutwe mubi, ukubita umutwe ngo riringanire n'irindi. Niyo mpamvu Imana niyizanira umuntu hano mu nzu y'Imana, jya utuza umureke uko ari. Ntago abantu bose bagomba kuba bateye nkawe. Hari abantu Imana izana kuvuga kwabo izabibyaza umusaruro. Hari abizana guceceka kwabo izababyaza iki? Umusaruro. Hari abizana ubukire bwabo izabubyaza umusaruro. Warangiza ugasanga umuntu yicaye mu nguni. Aba bantu b'abakire baba barimo kuzana, nta n'umukire ukunda Imana. Erega ijuru rya Imana yaravuze ngo nta mukire ushobora kwinjira mu ijuru, ikiruta nuko izuru indogobe yakwinjira mu izuru ry'iki? Ry'urushinge. Urafunga ijuru ry'abakire, wowe ubukene bwawe niba uzakubuza ijuru. Umuntu araza kugusura, wabona yahinduye moto yayiguze cyangwa imodoka, ishyari rigatuma uvuga ngo asigaye yirata. Ubukene bugiye kubuza abantu ijuru nk'uko n'ubukire bigize gute? Bimeze. Abadive rero ni abahanga, bo baririmba indirimbo ivuga ngo irembo ryugururiwe abashaka iki? Ngo abakire n'abakene bagire gute? Uko niko abadive bagikemuye. Yakobo uyu nguyu iri buye ararishinga. Abubatsi bashinze ibuye bagiriwe inama n'abayede. Ibuye barijugunyemo biragenda biba amahwi. Barubaka bakazaza baza kurisura ngo barebe yuko iryo buye ryaturitse, basanga ntiryaturitse. Baraganira bati aya makuru ntimuzayatange, yuko abafundi abubatsi bakurikiye inama bagiriwe n'abandi bagize gute? Bubaka. Inkuru barayimira. Imana irangije iragenda iyiha Yesaya. Ibuye abubatsi banze niryo ryahindutse rikomeza iki? Kubera ko iryo buye ryashushanyaga Yesu. Abatambyi bo mu gihe cya Yesu baramupinze baramupfobya. Ariko mu mwaka wa 70 niko bamenye yuko iyo Yesu bamwubakaho Yerusalemu batari guhura n'akaga bahuye nako. Ku munsi usoza amateka y'isi, mu gihe abantu bazaba barimo kubona ingaruka z'ibyaha byabo, nibwo abantu bazicara bavuge ngo iyo ryabuye ryitwa Yesu turigerageza tukarishyira muri fondasiyo y'ubuzima bwacu, ntabwo tuba duhuye n'akaga nk'aka ngaka.
Yakobo ibuye arisiga amavuta, aho hantu ahita i Beteli, ariko mbere hitwaga Luzi. Yakobo ahiga umuhigo. Kubera iki yahize umuhigo? Ndaza kubabwira uko Yakobo yari amerewe. Ahiga umuhigo ati yasabye Imana ibintu bine. Ubundi reka njye ikintu mbabwira, uzirinde guhura n'Imana ujagaraye. Ujye usaba Imana, uhure nayo utuje. Abantu bose bagiye bahura n'Imana batuje. Imana yarabatunguraga ikababwira ngo nsaba icyo ugize gute ushaka, kandi babaga bafite ibintu bamaranye igihe bibaraje ishinga, babisabaga Imana, Imana ikanezerwa ikavuga ngo nguhaye n'ibyo utagize gute utasabye. Ariko ubu ngubu hano twicaranye n'abakobwa, abwira Imana ati Imana, iriya sakoshi y'uriya mukobwa uzambabarire, dore nanjye ndakuririmbira ndagukorera, nanjye iriya sakoshi nzayishyire ku rutugu nibashake bayibira i Nyanza, ariko abantu babone iri hehe ku rutugu. Hari abantu bajya basaba Imana ibintu biciriritse, bagize amahirwe yo kuyigera imbere. Urimo urasaba umuhungu, abahungu se abantu bose babafite babasabye Imana? Icyo nagira ngo mbabwire, mukore urutonde rw'ibintu muhuye n'Imana mwayisaba, kandi mukuremo ibintu by'amafuti. Mana, urabibona nanjye ndamutse mbonye ikibanza ni Nyanza, kandi Mana dore naragukoreye, nzabona ikibanza kuri kaburimbo rwose, kuko kiramutse kitari kuri kaburimbo ntabwo waba uri Imana. Ubwo nayo uzi ukuntu ihita ibigenza, igukubita icyo mu cyaro. None se n'ubundi wavuze ko nikitaba icyo mu muhanda ntizaba ari iki? Irabanza ikakureka, ikazaguhera umugisha muri cya cyaro kuruta umuntu uri kuri kaburimbo. Nibwo umenya ko Imana ari iki? Ari Imana. Kora urutonde rw'ibintu ukeneye wa mukobwa we, ukora urutonde rw'ibintu by'abantu b'abanyabwenge. Yakobo agihaguruka iwabo hari ibintu yari yatondetse, aravuga ati rero nindamuka ngeze kuri ibi bintu nkabibona nzaba mbayeho neza. Icya mbere yabwiye Imana ngo Mana, Imana nibana nanjye, icyo ni icya mbere. Uzandinde kugenda njyenyine, dore ubuzima ndimo meze nk'inzererezi, ariko uzandinde kugenda njyenyine, ujye ugendana nanjye. Amen. Iri sezerano Yakobo yicaje abana be barimo Yosefu, ababwira uburyo Imana yabanye nawe. Yosefu nawe abwira Imana ati Mana ya data, nanjye uzagendane nanjye. Igihe Yosefu bamujyanaga mu Egiputa, Bibiliya iravuga ngo ukuboko kw'Imana kwari kumwe nawe. Kubana n'Imana, kugendana n'Imana mu rushako, mu rukundo, mu mashuri, mu iterambere, uzirinde ikintu cyose uzakora uri wenyine Imana itagize gute idahari. Yakobo yarabizi ko nabana n'Imana ibintu byose yerekejeho amaso bizaba byiza. None ubu dufite abantu bitwa ngo basenga Imana, ariko birirwa bahamagara kuri radiyo ngo bafite inyatsi n'imikoshi n'imyaku. Nta Mana mufite. Umuntu ugendana n'Imana, ibyo bintu ntanamenya ko bibaho by'imyaku, by'imikoshi, by'inyatsi. Reka da. Kubera iki? Umuntu ugendana n'Imana, aho yagombaga gusitara Imana iramuheka. Icya kabiri yasabye Imana, ukandindira muri uru rugendo ndimo kugenda. Rwari urugendo rurimo Abarabu b'abagome bo mu butayu bategaga abantu bakabagirira nabi, kandi kubera icyaha yari yakoze, umutimanama wamushinjaga yuko nahura n'abantu bazamwica, kuko iyo wakoze icyaha Satani akumvisha ko nuhura n'Imana nayo irakwica. Abwira Imana ati rero mu rugendo uzandinde, kuko ndimo ndabona ibintu birimo kumpiga ni myinshi. Esawu arimo arampiga, nimura n'abanzi bo mu butayu barampiga, kandi umutimanama nawo urimo urandega ibindi bintu byinshi. Uzandinde mu rugendo. Kandi n'iki kizatuma bigenda neza? Asaba Imana ikintu gikomeye cya gatatu, Mana ukajya umpa ibyo kurya n'ibyo kugira gute kunywa. Ntabyo yavuze kuko hanywa abantu barenzwe. Ntiyigeze abwira Imana
nigeze kumva abantu barimo kuvuga ngo Imana itegurira abakiranutsi ameza. Ninde wababwiye ko kuba umuntu w'Imana ikimenyimenyi kibiranga ari uko umuntu ahorana amafiriti na makaroni ku meza? Ntabwo ari cyo kimenyetso. Bibiliya ivuga ngo abakunda Uwiteka umutsima ntibazagira gute, kandi n'amazi yo kunywa ntibazayabura. Bibiliya yigeze ivuga ji. Muve mu bintu by'imirengwe. Imana ntabwo irera mama. Imana yasezeraniye abantu bayo ko bazabona imyenda, ariko yigeze ibabwira amoko y'imyenda? Hoya. Igihe Abisiraheli bari mu butayu barimo kugenda, ngo Imana ntabwo yigeze ikora ibitangaza ngo ibahe imyenda myinshi bazaza bagenda bahindura. Igitangaza Imana yakoze, yarazamutse ijya hejuru, ijya hagati y'ubwoko bwayo n'izuba, iyungurura izuba kugeza ubwo imyenda yabo bayambaye imyaka 40 ntiyagira gute, ntiyabacikiraho. Kandi nta muntu warebaga undi ngo abone ko ahora mu kenda kamwe. Impamvu umuntu andeba akavumbura ko mfite ikoti rimwe nuko mba ntafite Imana. Iyo ufite Imana uhura n'umuntu akubona wahindutse ukundi mu maso. Iby'imyenda nta mwanya agira gute nta myenda bibonana. Mu 1994 muri jenoside yakorewe Abatutsi, abenshi muri aha ngaha icyo gihe mwari muhari. Ninde muntu wibukaga ko guhinduranya imyenda bibaho? Ninde? Cyo nagira mbabwire ngiki, ni misiyo y'Imana yuko umuntu utishoboye, umuntu wemera ko Imana ari igiye kumubeshaho, imusezeranira ko atazabura ibyo kurya, atazabura n'ibyo kwambara. Ariko kuzana Imana umurengwe ngo urabona ngo ubungo ni gute ngukorera ntafite costume, ngo abantu nibandeba bazagira ngo uri Imana. Reka da. Bibiliya iravuga ngo kuko umubiri uruta ibyo kurya, kuko ubugingo buruta ibyo kurya, n'umubiri uruta iki? Imyambaro. Ndabizi neza ko twicaranye n'abantu hano imyenda ishobora kubura ntibajye gusenga. Hari abagore baza gusenga kubera ko abagabo baguze ibitenge bishyashya, hari n'abakobwa bemera gucumura, hari n'abasore bemera kwangirika no kubeshya abantu kugira ngo aze kwemeza abantu mu myenda. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, umwenda uyu nguyu w'inyuma ntuzakwibagize kwambara umwenda wo gukiranuka. Hari abantu birirwa hano baje kwerekana imyenda, ijuru ryarababuze ngo ribapime ribadodera amakanzu yo gukiranuka ajyanye n'uko bangana. Ikintu gikomeye, Yakobo yasabye Imana ibyo kurya, ntiyajya mu moko yabyo, asaba Imana kubona icyo kwambara. Imana rero yateguriye Abisiraheli ameza mu butayu. Imana ibategurira uburyo bwiza bwo kwambara umwenda umwe imyaka 40, kandi uwo mwenda ntiwabasaziraho. Iyo Mana ifite ububasha bwo kugutunga abantu ntibagucishemo ijisho. Ngiki kintu ugomba gusaba Imana. Icya kane yasabye Imana arayibwira ngo ukazangarura kwa data amahoro, nkazagira umugisha wo kugaruka aho nahemutse, ariko nkahagaruka ntakitwa umuhemu. Ni amahirwe akomeye Imana igitanga, guhura n'umuntu ukuzi uciriritse mu bitekerezo, guhura n'umuntu akuzi uri ikigoryi, guhura n'umuntu akuzi uri umupagani, akongera guhura nawe warahuye n'Imana, aba ari amahirwe. Kangira ikintu mbabwira, hari ahantu wagiye uba, hari ahantu wagiye uca, hari ahantu wasize amateka mabi. Niki kizakubwira ko Imana yahiriye urugendo rwawe? Nuko uzahura na wa muntu mugahura akavuga ngo nukuri mu ijuru hari Imana, hari impinduka zidasanzwe Imana yagize gute, yagukoreye. Ariko abantu benshi tumeze nka Naomi yavuye mu gihugu cya kure, yarapfushije umugabo n'abana ndetse n'umukazana umwe aramucika, asigarana umwe. Ageze mu gihugu abandi badamu baramureba, barabyina cyane, baravuga bati wow, Naomi aragarutse. Naomi izina rye ryasobanuraga umugore w'igikundiro, kandi koko ngo Naomi akiri umugore muto yari afite mu maso heza ku buryo wavugaga ngo izina ni naryo muntu rwose. Ariko amaze gupfusha
akazaza abyukira mu bibazo bye, igihe kiza kugera yibwira ko no mu maso he yabaye mubi nk'uko ibibazo bye nabyo byabaye bibi. Abantu batangiye kumwitanaho, marabwira ati nimuceceke, Uwiteka yankoreye ibintu bisharira, ubu nabaye umurakare. Ariko mu by'ukuri ayo magambo iyo atanayavuga, abantu bari banayobewe, ntibari bazi ibyabaye, ngo kuko nubwo yari yarahuye n'ibibazo byinshi, Imana yari yaje imusiga amavuta yayo ku buryo bitamugaragaraga ku maso, ahubwo warangije amena amaki, amena amabanga y'ibimurimo. Abantu ushobora kwibwira ko uri umunyabibazo, ukanibwira ko ibibazo by'abantu bose babimenye, ariko Imana ikaguhisha mu gishura cyayo, abantu bamenye ibyawe, ahubwo ukazaza uhobera abantu iteraniro rirangiye. Mwamenye ibyanjye ko umugabo yankubise, yarankubise ijisho yari arimennye. Buriya rero twahuye n'ibibazo twaranakennye, ntabwo ujya ubona ukuntu nsigaye nambara nabi, kandi ubwo abantu baracyavuga bati kwa kanaka nubwo bakennye ko tubona bambaye neza. Ukazaza ugenda ugafata umwenda wabitse muri 2000 na kangahe ukawukubitaho kuko ubuzima bwagucanze wananutse, umuntu yawureba agatavuga ati wawo, ishati rwose iramubereye neza, naho ni intoragurano wari warataye uhongeye kwegura. Ariko Imana igusiga ikintu gituma nta muntu utinda kuri iyo shati. Kambabwire, hari igihe tumenera Imana babanga ifite ibintu irimo gukora twe tutazi kuri twe. Uzajya kubona ubona uri mu bigeragezo, urimo kwayura wabwiriwe, ubona umuntu araje arakwegereye ati muri iyi minsi ko ufite amafaranga abantu barimo kubivuga hano hanze, wagerageje ukampaho rwose ko twabanye neza. Noneho warangiza ukamaza uti se ubizi neza? Bati neza. Ati ukurikije n'uburyo usigaye ugenda useka, naho n'ibibazo byakurenze. Usigaye ugenda useka, usigaye utuje. Abandi bagabo urabona bacitse ururondogoro, kugaburira abana byarazambye. Ariko twicaye nge na bagenzi banjye turibaza ngo wari wumva kanaka avuga ko bagiye kuburara? Warangiza ukamubwira uti ejo uzagaruke tuganire. Ukabwira Imana uti Imana, uyu muntu ko ari inshuti yanjye ndamubwira iki? Nimubwira ko amafaranga ntayafite aragira ngo ni ubusambo. Warangiza ukamubwira uti rero burya waje kunguza amafaranga, nanjye naringiye kuza kugira gute kuyakuguza. Akavuga ati hoya, ukabumenya ibanga. Mujye muceceka, hari ibintu Imana irimo gukora kuri twe abantu tutazi, ariko abandi bantu batureba bakadushyira mu rwego runyuranye n'urw'Imana yagize gute. Kubw'ibyo rero nubona Imana irimo gukora, jya ugabanya amagambo ureke ikomeze yikorera. Yakobo yabwiye Imana ngo uzansubize kwa data, uzahansubize ntari inzererezi, uzahansubize nakiri umuhemu mu mutima, uzahansubize imfite agaciro, nzaba ngize umugisha. Ibyo bintu bine Imana yarabyumvise. Arangije aravuga ngo kandi Uwiteka n'iri buye nshinze nk'inkingi, iri buye rizaba inzu y'Imana, kandi ku byo uzajya umpa byose sinzabura kuguha kimwe mu icumi. Ko bafite, ndaza kubereka ikintu kimwe cyonyine yari afite. Yari afite ikintu kimwe, kandi icyo kintu kimwe nticyari kuvamo kimwe mu icumi. Ariko reka ngire ikintu nkubwira, ubundi mu bibazo byose uzacamo uzakuremo ibintu bibiri. Aho gukubita agatoki ku kandi urwaye abantu, uzarwara ikintu cyiza ugomba gukorera Imana. Inzu y'Imana, umurimo w'Imana, nibyo bintu bigomba kuza mu bwonko bwawe mu gihe urimo gusezeranira Imana ibintu byinshi ukurikije ibibazo urimo. Dawidi rero arambutse, agiye kwa Labani. Kwa Labani arakoze. Labani arangije akubita urutoki ku rundi ati uyu mwana ni mwene wacu, ariko nubwo ari mwene wacu reka mwubakireho ubuzima, muzamukireho, dore ni injiji. Hari igihe uprofita mwene wanyu ukamukubita mu iduka, yazaza yicara yahamagara nk'umuntu agiye kurya ubunyobwa, uti hora arya ubunyobwa naso, akabwirirwa, akabaha imyaka 10-20 agukorera. Umunsi wo kumusezerera ugahita umubwira uti ejo mu gitondo uzahaguruka ujye gusura mama wawe aragukumbuye. Agahaguruka akagenda, yagera ugahita ufata telefone uti ntuzagaruke iwanjye. Ubwo ukaba umwituye imyaka 10 yagize gute
ibintu nk'ibyo abantu babigirirwa na bene wabo. Uyu mugabo witwa Labani Satani yamugiyemo, afata gahunda yo kurushya no kubakira ubuzima kuri uyu mwana. Ariko Imana ibonye urugo Yakobo agiyemo, kuko yari yasabye Imana ko izagendana nawe, Imana yaraje iravuga iti ibi byo turabyivangamo. Yakobo aratangiye gukora. Ku munsi wo gutangira gukora ababonye umukobwa mwiza arahanyuze, abona n'undi aratambutse, arangije yikundira umukobwa muto akazaza amurambagiza. Ku munsi w'ubukwe rwose amaze gukora imyaka irenga irindwi yuzuye, ategereje ko bamuzanira umugeni, bazana umugore ukuze. Arababwira ati mwibagiwe se? Barambwira bati ntabwo twibagiwe, ibyo turimo turabizi. Twebwe ntabwo tujya dutanga umukobwa mukuru umutoya, umukuru akiri hehe? Yego. Rero niba wumva waramukunze uriya muto, noneho tangira umukorere. Yakobo arabanza arivumbura arijujuta, ariko mu ijoro yibuka ko bamutuburiye nk'uko nawe yagize gute. Imana iramwegera amubwira iti humura. Yakagombye gucika intege, Imana imuha imbaraga zo kwihangana. Imana yihutisha iminsi ku buryo yashidutse indi myaka 7 igize gute irangiye, abona bamuzaniye umugeni yashakaga. Arangije aravuga ati ubu byibuze ndaruhutse. Imyaka 14 yo gushaka umugore ukunda, none wowe urakundana n'umuntu umwaka yakwanga ugahindura urusengero ngo nta rukundo ruba, muri injiji. Hari abantu baba bararushye. Imyaka 14 irangiye, Imana ntiyashima ko Yakobo asubira iwabo ari umusabirizi, ajyanye abagore gusa n'abana, nta kintu afite. Imana irangije iti bugumye ahangaha nkwereka akantu uzakora. Labani aricara, tumva rero turumaze gushaka abakobwa banjye 2 kandi murabyaye, kuvuga ngo uragiye nanone waba ugiye nabi. Ihangane wongere unkorere, noneho tuzarebe uko twabigenza. Kuva uwo munsi abamarayika binjira muri business, baravuga bati turwane kugira ngo Yakobo atazava muri uru rugo yavunikiyemo imyaka irenga 14 atazatahana ubusa. Abamarayika ikintu cyose gipanzwaho, abamarayika babaga bahari bakurikirana. Dufite Imana idukunda. Byarangiye gute rero? Imyaka 6 irarangiye. Ubwo ibaye ingahe? 20. Umugabo akazaza ahindura ibihembo, agahindura ibihembo, rimwe na rimwe yabihindura. Abamarayika bakaza bakavuga bati rero dore umusaruro ukomeze, intama zizagenda gutya na gutya, shobuja niyongere kugutuburira. Yakobo mu gitondo akabyuka akabwira shebuja ati tujye kubara, ndabizi neza ryabara rigomba kuba iryanjye, ryaraye rigize gute ryavutse. Sebuko akavuga ati ariko ibyo bintu bimenya gute? Naho Yakobo yararyamaga agasinzira, abamarayika bakamubera amaso, kuko amanyanga ya Labani Yakobo ntiyari kuzahakura n'urwara rwo kwishima. None uyu munsi wa none uricara ku kazi ugatangira ngo njyewe ngo tekinike zanjye ngo nariyize nagize gute. Abamarayika b'Imana bakubwiye imigambi mibi barara bapfubya mu mitwe y'abantu. Wakagombye kuba n'akazi ufite utakigafite, wakagombye kuba n'iseta ufite, yewe n'ikibanza ufite bakikurya, cyangwa leta ikacisha umuhanda. Ariko Imana, abamarayika b'Imana bitambika mu byacu mu rwego rurenze. Yakobo igihe kiragera aza kwicarana na shebuja, amubwira amagambo akomeye ari mu Itangiriro 31 umurongo wa 40. Yakobo yaratinyutse abwira wa musaza Labani, aramubwira ati rero nta kintu nkirimo gutinya, reka nkwerurire kuko n'ubundi ngiye kugenda. Ariko ntiyabivuganye ikinyabupfura gike, yeruriye uriya musaza yuko Imana yabanye na Yakobo ariyo yamubereye nziza, uriya musaza atamubereye mwiza. Yaratangiye ati nameraga ntya ku manywa
umurongo wa 40 igice cya 31 Itangiriro. Nameraga ntya, ku manywa nicwaga n'umwuma, ninjoro nkicwa n'imbeho, ibitotsi bikanguruka. Nta muntu n'umwe ujya ugera ku kintu atavunitse. Uyu niwe waje kwitwa sokuruza w'abizera. Yaravunikaga, yarakoraga, agategereza umugisha w'Imana. Ni gute mwa basore mwe mwicara mu ngo z'iwanyu? Hano hari abantu basa neza, bazenguruka, baririmba za tenari za baze, adashobora kujyana n'ababyeyi be mu murima ngo abafashe guhinga. Ariko ibiryo byaba bihiye, nubwo baba nta nzogera bagira, inzogera yo mu ndi yivuze amenya ko bigize gute bihiye. Usi gushoka uje kurya koko. Nta muntu w'Imana Imana yigeze yemera ko abaho arushya abandi, ahubwo Imana yagiye ishima ko wowe wavunika za mvune zawe Imana ikaziha umugisha. Yakobo aratangira ati, kandi iyo myaka uko ari 20 nabaga iwawe, nagutendeyeho abakobwa bawe bombi imyaka 14, mara imyaka 6 nkorera umukumbi wawe, wahinduye ibihembo byanjye inshuro 10, wantuburiye inshuro 10 ibihembo. Uyu mupapa arangije ati nabyo yarabimenye. Yarabizi. Erega hari igihe uhemukira umuntu ukagira ngo ni injiji, ariko yagize gute yabibonye, ahubwo abamareka bakamubwira bati biceceke tuzaguhorera. Inshuro 10 gutuburira umuntu. Arangije Yakobo aramubwira ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha, iyaba Imana itabanye nanjye, ntuba waranabuze kunsezerera nta n'icyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuruho w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Yakobo yavumbuye yuko kuri uyu mugabo yagombaga kuhava nta n'ikintu agize gute atahanye. Avumbura yuko Imana ari nayo yagiye ikanga shebuja kugira ngo shebuja agire ikintu cyiza mugirira. Yakobo marayika w'Imana aramubonekera aramubwira ngo igihe nashakaga kumara hano cyarangiye, fata abagore bawe n'abana bawe mutahe. Yakobo rero igihe yajyaga guhura n'intumwa za Yakobo zimubwira yuko Esawu aza, igice cy'Itangiriro cya 32 umurongo wa 11, Yakobo yavuze uburyo aho urwego Imana imugejejeho agiye gutaha. Ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, arimo arasenga Yakobo, ku mbabazi zose n'umurava wose wagiriye umugaragu wawe, sinari nkwiriye guhabwaho n'ibyoroheje hanyuma y'ibindi, kuko nambutse Yorodani iyi ngiyi mfite iki? Inkoni nsa, none mpindutse imitwe ingahe? 2. Imana yampaye kwaguka, mfite amatsinda 2, agendana imitungo, agendana abana, agendana abagaragu. Nuvuga ngo akora itsinda rimwe rikaba rinini cyane, noneho yarangiza agakora n'undi mutwe w'inyuma, buri mutwe wose ukabutwaye ubutunzi, ukabufita amashyo. Yakobo abwira Imana ati, nambutse Yorodani mfite inkoni yo kwicumba gusa, ariko wamaze kumpindura imitwe ingahe? 2. Wakwibaza ngo bya bintu Yakobo yabigezeho? Yego rwose. Inzu y'Imana yarahabonetse aho yayisabye, ndetse aho hantu hacukura iriba, niryo Yesu yaganiriyeho n'umusamariyakazi. Kubw'ibyo rero Yakobo ikintu kigaragara ngiki, mu bibazo bye yasabye Imana akoresheje umunwa, ariko mu guhigura ntabwo yakoresheje umunwa, mu guhigura yakoresheje iki? Ibikorwa. Hari abantu benshi Yesu yitegereza ubuzima bwabo akavuga ngo ubu bwoko bunshimisha iminwa, ariko imitima imbahe bakure. Ni igiki kidasanzwe wavuga ngo wamariye Imana?
nshuti zanjye, nahoze ndimo kureba umugabo witwa Yobu. Yobu yavuze ibintu yakoraga akiri umusore. Yaravuze ngo akiri umusore yafashaga imfubyi, akambika abapfakazi, kugeza ubwo ngo n'urukenyerero rw'abantu rwabaga rumuzi. Urukenyerero bivuze iki? Aho umuntu afungira umwenda, kugeza ubwo ufunga umwenda ukamenya ngo naturutse kwa Yobu. Yobu yari umubyeyi w'imfubyi, ndetse Yobu yatanze ubuhamya bw'ibintu byinshi yakoraga, arangije arenzaho ngo kuva ari umusore. None mwebwe murimo muracungana n'inkweto zihenze, muracungana n'imisatsi n'inzara, murimo muracungana n'amajipo, muracungana no kumenyekana, amasakoshi na telefone nziza. Umurimo w'Imana nta kintu muwukoraho, ibigendanye n'iby'agakiza wapi, imfubyi, abapfakazi, abarengana n'abababara n'abantu b'abanyantege nkeya, nta muntu n'umwe muzirikana. Mutekereza ko Imana izahora ibeshywa n'iminwa yanyu? Dore wasezeraniye Imana ubuzima bwagucanze ukoresha umunwa, ariko Imana yamaze kugushyira ahantu humutse. Imana yarakwaguye, yaguhaye imbaraga, yaguhaye ubushobozi, hari amasoko y'imigisha agenda kugeraho. Kuki udatekereza Imana n'umurimo wayo? Uyu munsi ndasoza mbabwira ngo uko Yakobo yemeye kubana n'Imana kugeza ku musozo w'ubuzima bwe, ndetse yarangiza agasaba abana be akabwira ati rero nubwo mubona turi muri Egiputa tukaba tubayeho neza, iwacu sinaha. Igihe yapfaga, mbere y'uko apfa yategetse ko bazamushyingura i Kanani. Barazamutse bamushyingura i Kanani kuko yari abizi yuko i Kanani hafite ubusobanuro. Twebwe rero, twebwe ntabwo iwacu ari Kanani yo mu isi, iwacu ni Kanani yo mu ijuru. Twakagombye kwemera kuba twahomba ikintu icyo ari cyo cyose cyo mu isi, ariko tukazaba abaturage bo muri burya bwami. Reka mbabwire, ibibazo turimo ntibibakange ngo bibabuze gukorera Imana. Nta muntu n'umwe wigeze wirengera ngo arangarane umurimo w'Imana wigeze agira icyo ageraho n'umwe. Ndatekereza ko kuri iyi Sabato mwatangiye gahunda nziza y'Ibirundo. Kuva uyu munsi tekereza rero, uzahora uha Imana umunwa gusa? Uzahora utakira Imana mu bibazo gusa? Ese Imana iyo iguteretse ahumutse, kuki utayishimisha imirimo? Imirimo ikomeye mugomba gukora. Abantu begereye Yesu barangije baramubwira bati tubwire umurimo w'Imana tuwukore, imirimo y'Imana tuyikore. N'abafarisayo Yesu yarimo kubaganiriza ibyo yababwiye byabananiye, ariko bumva imirimo bayibasha. Yesu agiye kubasubiza arababwira ngo umurimo w'Imana n'umwe, nuko mwizera uwo yagize gute? Wayatumye. Rero kizaba ikinyoma umuntu naramuka avuze ko yizera uwo yatumye, ariko akaba nta mirimo yo gutumwa agize gute? Afite. Ndabinginze, ibiganza byawe reka bibeho kubera Imana, bibeho kubw'abandi, kandi bibeho kubw'umurimo w'Imana. Reka ikofi yawe ubikamo amafaranga ibeho kubw'Imana, ikofi yawe ibeho kubw'imbabare n'abashonji na bene wanyu, ariko nanone ikofi yawe ibeho kubw'umurimo w'iki? W'Imana. Kubera iki? Ku munsi usoza amateka y'isi tuzasigarana ubuhamya n'impinduka twateje mu buzima bwacu, n'impinduka twateje mu baturanyi. Ndasaba Imana ngo wowe wicaye hano umerewe nabi ukaba ubona imbere utahareba, ndasaba Imana ngo igucire inzira. Wowe ufite ibibazo, ndasaba Imana ngo ikubere ibuye uyiryame usinzire. Wowe kandi ukangutse ukaba ibyaguhigaga ubona bigabanutse, ndakwinginze fata amavuta uyasuke ku ibuye ari ryo Kristo, ubwire Imana ngo Mana nuramuka unkoreye ibi n'ibi nzagukorera ibi n'ibi. Wongereho ijambo rivuga ngo kubwo gufashwa n'iki? N'Imana. Kandi Imana nimara kukugwiza no kukwagura, uzibuke ko wambukanye inkoni yonyine. Hano hari abantu bahicaye bazamukiye ku kintu kimwe kidafatika, ubu bamaze kugira ibifatika byinshi.
Imana yo mu ijuru ibahe kuzirikana. Iki gihe mwinjiyemo rero ni igihe cyo kugenda mwibuka ibyo Imana yagiye ibakorera. Ibuka neza uko Imana yakugize, ibuka neza uko Imana yakwambukije, wibuka ibihe bigoye Imana yagukuyemo, nurangiza utekereza icyo ugomba gukora mu murimo w'Imana. Mwisi muri iyi minsi y'imperuka, abanyapolitike benshi, abanyamafaranga n'abantu bize amashuri menshi, n'abandi bantu bashaka kwerekana ko bavugira abantu, barimo barabumvisha yuko guha ikintu mu murimo w'Imana ari ubujiji. Ariko reka ngire ikintu mbabwira, nuramuka wihaye gahunda yo gukora umurimo w'Imana, Imana izaguha n'ibyo uha abantu. Ndi umuhamya wabyo. Imana izaguha n'ibyo uha abantu. Kubw'ibyo rero ijuru ricisha akayaga mu mutwe wawe, umenye ko ijuru ntago rikeneye umunwa wawe mu bihe by'akaga. Abadamu bari aha babyaye, mushyira akaboko hejuru. Uramutse ufashe telefone irikodinga neza, ukayegereza umudamu uri hafi kubyara, ukamurikodinga, ukazabimwumvisha washyize mu mabafure meza avuga nk'aya ngaya, yakubwira ati uwo muntu ni ngeze. Mana, urabona nyirakanaka yanegeye kunda bambwiye ko yandoze, ariko urabyibuka yuko wakoze igitangaza, dore umwana inda igeze mu mezi 9. Ariko rero Mana, urabibona dogiteri kanaka wajyaga byaza abagore neza ngo yararwaye, none ngo hari abastajeri. Mana, uzandinde yuko bankaraba nkago. Nindamuka mbonye mpavuye neza, nzagukorera uyu mwana. Kandi Mana, mwise Samweli pe, mwise Samweli, dore papa we yashakaga yuko mwita Zidane, ariko ndabyanze mu izina rya Yesu. Umwana izina rikaboneka, icyo azaba cyo kikaboneka, ibintu bigashyuha. Umubyeyi akajya kubyara, wajya kubona ukabona bamuzanye ku kagare, akana bakaryamishije iruhande, warangiza ukamubwira uti se byagenze gute? Ati Imana yari indiho. Iyo umusuye bise izina, arakubwira ati murumuna w'umugabo wanjye niho akora, yagombaga kutandangara, natwe turazwi. Kangira ikintu mbasaba, ijuru ridusige umuti ku maso, tubona aho ryagiye ridutabara tukagira ngo twatabawe n'abandi. Kandi uku kwezi kose ni ukwezi ko gutekereza iby'Imana yakoze no gutekereza icyo wayitura. Icya mbere ni ukuboneka mu nzu yayo, icya kabiri ni ukuyikorera, icya gatatu ni ugutanga ibikenewe mu murimo w'Imana kugira ngo ugaragaze ko wanyuzwe n'iby'Imana yagize gute yakoze. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Ni bangahe bavuga ngo Mana, ibibazo byanjye byarantwaye, bitwara ubuzima bwanjye, kugeza igihe nageze aho nibagirwa bene wacu, nibagirwa abantu bangiriye akamaro, nageze no ku rwego nibagirwa n'umurimo w'Imana kubera ibibazo ndimo. Ariko Mana, hira amaboko yanjye, uhire ubuzima bwanjye, nongere mbe umuntu w'ingenzi, mpfumbatisha icyo ngomba gutanga mu nzu yawe. Ni bangahe bafite icyo cyifuzo? Muhagurukiraho muri, hagurukiraho uri. Imana ibaho umugisha. Pasiteri reka musabe yegere hino. Pasiteri musabe yegere hino. Niba hari ikintu kibi kibaho, ni ukuba mu murimo w'Imana ubeshejwemo n'umunwa gusa. Ku munsi usoza amateka y'isi, abantu bavuze mwami mwami nyinshi, Yesu azababwira ngo nimumve imbere, ntago nigeze ngira gute, kuko mwabivugishaga umunwa gusa. Ibiganza byacu ubwo tugendana n'Imana nta nyatsi bifite, ubwo tugendana n'Imana nta myaku, ntihazagire n'umuntu ukubeshya. Iyo tugendana n'Imana, abamarayika bivanga mu byacu. Ntuzagire umuntu uvugana nabi ngo yaraguhombeje yagize gute, uzamureke. Ibyo wabuze upfa kuba warambutse ufite inkoni yonyine. Imana izagusubiza ku bantu bajyaga baguseka, izagusubiza uri imitwe ibiri.
isezerano ry'Imana ni rimwe. Umuntu wifuza kubaho ngo agire icyo yimarira, akifuza kubaho ngo agire icyo amarira abandi sosiyete, akanifuza kugira icyo amara mu murimo w'Imana, abamarayika b'Imana bazamuha umusada wose ushoboka. Duhagurutse ubu kugira ngo dusabe Imana tuyereke ko dukeneye umusada, kandi uku kwezi kuba ukwezi ko kubana n'Imana no kunyurwa, kuba ukwezi ko kumenya yuko Imana yacu ifite ububasha bwo kudutunganyiriza ameza imbere y'iki y'abanzi bacu. Pasiteri agiye kudusabira umugisha ku Mana kugira ngo twongere twumve ko Imana yacu iri kumwe natwe, kandi twumve yuko ubwo n'abapagani babihabwa, Imana yacu yo mu ijuru natwe izabiduha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Reka dusenge Imana. Data wa twese, Mana idukunda kandi ikiranuka, umuremyi n'umucunguzi w'ubugingo bwacu, ni wowe ducire bigufi muri uyu mwanya. Turagushimye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Iyo utabyemera ntabwo twari kuba turi aha ngaha, ariko wadutoranyirije ibihe byiza nk'ibi ngibi, utegura ijambo ryawe kugira ngo turyigire muri iyi nzu ivugirwa mu izina ryawe. Tuvana hirya no hino duhuriza hano kubw'umugambi wawe mwiza, izina ryawe nirihimbazwe. Ntabwo ushobora guteranya amateraniro uyateranirije ubusa. Reka tugushimire kuri mwanya wawe uduhaye. Wakoresheje umugaragu wawe ku rugendo rutari ruto yagira aha ngaha, kandi mutekerera ibikwiriye kugira ngo abigeze ku bwoko bwawe. Reka tugushimire kubisohoje Mwami Imana. Ijambo ryawe uhereye mu gutangira isabato gukomeza kugeza kuri uyu mugoroba baracyakomeza kuvugwa. Turinde kwiziba amatwi Mwami Imana, ahubwo duye kumvira icyo Umwuka Wera atubwira, kandi dushoboze gushyira mu bikorwa. Wagiye udukorera byinshi tubirebesha amaso yacu, tubasha kubitekereza, ari no kubirondora bigenda byanga kubera ko biba birenze ubushobozi bwacu. Mwami Imana uhabwe icyubahiro. Twavuze amagambo menshi tugira imihigo duhiga, turi mu bibazo bikomeye. Reka tugushimire ko Mwami Imana wigaragaje, kandi ibisu bikava kuri wowe, uhabwe icyubahiro. Tumaze kubona neza rero yuko mu gihe ugize icyo ukora ujye uturinda kuguma mu magambo gusa Mwami Imana, ahubwo n'imirimo yacu byerekane. Bana bawe duhagurukiye ku birenge byacu, kandi tugaragaje ko tudashaka kuba imburamumaro mu murimo wawe, cyane cyane umurimo wo gukiza imitima ya benshi irimo igenda ihabira kuri iyi si. Ngo igarukire Mwami Imana, uturinde ibyongorerano bya Satani. Mwuka w'Imana abane natwe, kandi imihigo iri mu mitima yacu uzarinde ko umwanzi yatuvangira, uzadushoboze kuyihigura neza. Data mwiza, abana bawe bashyize mu biganza byawe, kandi warabidusezeraniye yuko tuzasabira umugisha bazawuhabwa. Mwami Imana mbasabiye umugisha wawe, ubwo dufite ishyaka ryo kugira ngo twinjire mu murimo wawe, uzabane na buri muntu wese, uzamuhe kunguka nk'uko tumaze kubona wahaye Yakobo akagenda agira imigisha, ndetse yari yajyanye inkoni ariko agarukana byinshi. Data mwiza, ntaho wagiye ntago wahindutse, ubane n'ubwoko bwawe, kandi ku musozo tuzashima urukundo rwawe. Komeze kuduhira, ntago tuvuga byinshi kuko uri Imana yumva. Wite gusenga kwacu, komeze kuduha umugisha wawe, kandi uturinde kuruhira ubusa. Ku iherezo Kristo ubwo ugiye guhagarara ku bicu, ndetse ugahamagara abagukoreye, ukavuga amagambo akomeye uti nuko bagaragu mwakiranutse muri bike mbeguriye byinshi, mwinjiye mu munezero wa shobuja, uzaduhe kubonekamo. Uduhire, uduhe umugisha wawe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.